umaze iminsi uri kumuhiga. Ni ryari uherutse kubona umwisinzi impanuka? Ntiwari upfuye, iyo yari igiye kuba yari gupfa, ntabwo ari kubaho. Donc mu minsi yashize umwaka wenda gusoza yamisinzi impanuka itari yoroshye, ntiyari ikomeye. Twabonaga ko ubuzima bwawe bwari burangiye. Mu kwezi kwa gatatu itariki enye yari kuzaba yashyashyingo, kandi ari impanuka. Dore atambutse kuri ya mbona ari biringuye. Imana irambwira ubwo wabonaga iriya mpanuka wayicitse mu minsi yashize. Iriya mpanuka dore wari wabikoze asa n'uwagutanzeho igitambo. Hariho imyuka ibiri iriho. Nukuvuga ngo n'uyu munsi uragendana ubwoba. Nese watekereza ko ubwoba buri kuvahe. Donc ufite ikintu cy'icyoba kikuzuye. Ni umwuka w'urupfu yagendanaga narwo. Nukuvuga ngo none aha tugiye kubikuzaho. Tubikuzeho. Erega nababwiye ngende seriye, none ni mutabaseriye ngende seriye. Hari ubwo nge nawe tuziranye. Harako Imana yawe muraziranye. Tugiye kubikuzaho kandi nta kiguzi. Ntabwo musanga nyishyuri. Ariko umwana nk'uyu arapfa ajya he? Ariko shitani yashaka wa se nyari n'igihe nyandakara. Iyo mbona ibintu bitari mu mugambi w'Imana, nanjye nsya ntanzitse. Ngiye gukubita abazimu ku buryo ugiye kujya ugenda nk'umumarayika ukandagira abazimu bagahwera. Kandi guhera none nta mwuka ugomba kongera kumukurikirana. Nta mpanuka uzasazana aya maguru, uzasazana aya maboko, uzasoza umutwe wawe ari muzima, kuko Imana ni Imana igira neza. Haleluya. Tukama mukuru wawe ari hehe mbona? Oya haru arahari. Ntabwo mufindi mwe arahari mwita mukuru. Namubonye mukuru muramwita mukuru. Rega ntabwo mvuze mukuru wawe kuko muva amaraso amwe munda kwa nyoko naso. Ni kandi muramwemera si mukuru wanyu. Byo byemera ko ari mukuru wawe. Ntabwo ari we mukuru, ni we mutoya. Kereka niba ushaka uzamwihakana nk'abandi bamwemera. Umumbwirire ari hehe? Rwose namubonye mu majyepfo. Umubwire ngo Imana iramuruhuye, kuko umutima urababaye, umutima urarushye, umutima ufite agahinda, umutima we ufite ibikomere. None Imana irambwira ngo iramuruhuye. Ni mukuru wawe. Si wanyu mwamureze, si bo basa n'abamureze bakamufasha byose. Ni mukuru wawe, ujye ubyemera. Ntukajye wirata ngo uri mukuru uri mutoya. Uriya ni mukuru kandi Imana iramubara kuri mwe. Abyumvishije. Hanyuma umumbwire ngo Imana iramuruhuye. Icya kabiri, Imana igiye kumuha, nabona agira poste nziza. Mubwire ngo Imana igiye kumuha akazi kandi agiye kujya kuri level nziza izamunezeza. Icya gatatu, mubwire ngo kubw'umutima urizwa n'urugo, Imana igiye kumubaka mu buryo budasanzwe. Kandi ukomere Yesu amashyi menshi. Fukamana cyagusengesha. Fukamana cyagusengesha. Mureke muze kumbwira ngo ngumye mpanure cyangwa ndekeraho. Ndekeraho guhanura. Ni mwebwe ga nimwe ndi hano ku bwanyu. Guhera none uyu mwuka wari ugiye gutuma upfa ukenyutse. Tugiye kuvuga ngo Imana ikurinde. Kandi reka nkubwire sha mukobwa wanjye, ntabwo uzaba hano mu Rwanda. Ngiye kukohereza hanze. Urabikunda kandi urabishaka. Warabisabye. Tubimuheshe agende. Mutunga ibiganza. Mana mu izina rya Yesu. Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Wowe ukenyuruza abamu kabakenyeza kandi. Mwamuruye imbaraga y'umwijima ndayicyashe katika jina la Yesu. Iyi mpanuka ntizamufata. Amaguru ye ndayarindisha ijuru. Amaraso ya Kristo Yesu namugote. Ndagushimiye kubikoze. Dore wari warabuze na peti. Muri iyi minsi apeti yaragiye. Noneho ugiye kurya baburi ibyo baguha. Tuvuga ngo uyu mwana agiye kurya n'ukuri kw'Imana. Agiye kurya, uyu mwana murebe agiye kurya mera amataye ya hano inyuma hano mu mbavu abezera. Ese mubyita gutema? Muze kunsobanurira. Umwana kubzibuha hasi hana koroha kagororoka. To agiye k'igisabo, niko mubyita igisabo.
agiye kurya kuko umaze iminsi ufite umwuka utuma wumva peti ntayo, ukirirwa utariye ariko ukumva wanarara utariye ntacyo bigutwaye. Ugiye kurya babura ibyo baguha kuko ni umudayimoni wari waraje kugira ngo amwice ahagaze. Reka mbabwire dufite Imana, Mana yo mu ijuru, Mana y'amasezerano, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Birarangiye. Wa mwuka mubi we ntuzakora ku buzima bwe. Rimwe, kabiri, gatatu, fire. Urakoze ko abaye muzima mu izina rya Yesu. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi. Ntabwo urasoza university, wakoze graduation, icyo gice suri kwigamo n'ubundi cyo muri university ni iki? Ariko za kaminuza hari ikintu ndi kwerekwa, ntabwo bigiye kurangira birangiriye hariya uri kubibona, ahubwo Imana igushyiriyeho agace ka masters muri ayo mategeko. Noneho dore uko ugiye kukiga, ugiye kukigishwa n'abanyamahanga. Imana irambwira ngo uyu azaba umucamanza, perezidante w'urukiko mu Rwanda, muzabireba, azaba perezidante w'urukiko. Mwese mujye mugera imbere mutere sariyoti mugire gutya, nyakubahwa perezidante, nyakubahwa perezidante. Imana izakucaza kuri iyo ntebe, uzaba umucamanza muri iki gihugu kandi uzicara mu rukiko rukuru. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi. Haleluya. Haguruka wowe inyuma aho ngaho. Mbona barahagurutse kandi ndagira ngo ntihagire umuntu unyeganyega, sibyo? Mungumishe mu kirere, nimunyeganyega ndabivamo. Nimwebwe ndi hano ku bwanyu, ni mu byanga ndataha, nanjye abana barantegereje ntibwije se. Imana irambwira ngo ujye ugira ibintu biza kugutera nijoro ukarara urwana nabyo. Umwe aturuka iwanyu ujye ubikora. Uwa kabiri, Imana irambwira ngo ngubwire aho washatse we birasa naho amaze no kubibona, yarakwiyeretse, mbagukize. Ngo umvuze nguki? Njye barota nkababona, ngiye kuba muhambirira n'imigwego yo mu ijuru. Maze iminsi mfite umujinya ndi kubana abanyagwa batuzirika, natwe tuzabazirikisha imigwego ya yo mu ijuru, kandi koko turababoha bakaboheka. Ariko muremera ko dufite ubutware? Mbabwira ingaruka arimo ku bw'abo bantu babiri. Uri mu ngaruka zo kuribwa umutwe udakira, uri mu ngaruka zo kugera igihe ukava bikanga guhagarara, uri mu ngaruka zo kuba uyu mwanya wowe kubona amafaranga ni Yesu wenyine. Hanyuma abo batindi impamvu ntabazirika ni iyi, ndabahambira n'ukuri kw'Imana, ndabashyira ku migwegwe. Erega kireka niba uri mwene wabo n'abarozi, niba mufite isano ntitubazirike, ariko niba nta sano upfana nabo, nanjye ngiye gutegeka mbahambire. Hari ubwo ngiye uzi, uranzi? ngo nkuze ko nifuzaga no kugukora mu kiganza. Wumvaga wifuza ko nagukora no mu kiganza gusa? Yesu ntakoze mu kiganza gusa, akoze ku buzima bwawe. None se wamboneye, wambonye kuri televiziyo, wambonye? Numvaga musenga, nava ku kazi nkaza ahangaha nyine gasenga, utambuka gusa. None numva ndagukunze. Yarankunze. Ariko Imana ishimwe ko nanjye yampaye gukundika wa. Nukuri kw'Imana, abakozi Imana bose siko bakundwa. Imana ukomeze inkunde kandi ngiye kukubohera abo bantu babiri aba. Ikindi gikomeye, izi ntonganya Satani yashatse guhagurutsa mu rugo rwawe bari bafitemo uruhare. Dore iyo ugenda mu kazi ariko nk'ubu iyi Satani iteza ikibazo mu rugo rwanjye iturukaye, ni njyewe ufite ikibazo, ni njyewe. Ese ora wicekinga ngo urebe ko ari amakosa ufite, ngo igisubizo nta kibazo na kimwe ufite. Dore bade nanjye ndabaha imigozi ibiri, buri muntu umwe nawe araryundi, umwe afata umwe undi aryundisha. Ariko murarakaye dusenge. Ugihagaze hano, ntabwo mbashyize mu gihe cyo gutegereza. Ubu nona iri sezerano riruzuye. Ndagira ngo munyumve, hari igihe mbabwira ngo tegereza,
kuko Imana imbwiye ngo tegereza. Hari n'igihe Imana imbwira ngo nonaha bigize ute biruzuye. Ubu nonaha iri sezerano riruzuye. Reka mbabwire igitangaza. None turi mu kwezi kwa kabiri tariki 22, mu kwezi kwa kane mwebwe muhagaze hano, no mu kwezi kwa gatanu, mu kwezi kwa gatandatu inda zanyu zizaba zigaragara. Ntabwo mutegereza umwaka. Umva, ndagira ngo mwumve neza ibintu. Ntabwo Imana yimbwiye ikintu irambwira ngo aba bantu biri progress, biri mu gutegereza. Hari n'iki Imana ikubwira ngo ni confirmed, yabikonfirmye. Ese cyakoze utizera asubire mu mwanya we yicare hari. Utizera turamusabye asubire mu mwanya. Mwizere abandi mudahari. Ndabaza Imana, urashaka abana cya wizere mugenzi wawe. Mana, aba bantu bizereye abandi, reka tubasengere, reka tubasengere. Kandi hitwa wizerera nawe muhagarariraho. Nukuri kwe mu ijuru aya mavuta mpagazemo, aya mavuta sinjye uyihaye, nari mpagurukije uriya si umwana yasabaga. Wowe hagarara, uwo wizereye arafata umwana. Kandi mwitonde, ngewe n'Imana yanjye hari igihe mbwira ibintu ubwo nyine utakumva ugasigara ukarara. Umuntu wizerera kari busame arasama, umuntu wizerera akabyara arabyara. Hagarara hano, hagarara. Humura nta kibazo. Pastor Yesu ashimwe. Imana yambwiye ibintu bibiri. Imana irambwiye ngo igiye gukomeza itorero mu biganza byawe, kuko umwanzi yanyeganyeje itorero mu biganza byawe, kandi warahamagawe, warasizwe. Hari umugisha wawe uri kure, ntabwo uri mu gihugu cya Uganda. Hari connection zari enye. Ayo mafaranga yagombaga kuza yashoboraga kurenga miliyoni zirenga 25 z'amanyarwanda. Sinzi mu mashiringi ya Uganda arangaye. Blockage yagiyeho. None ndagufungurira amafaranga yawe, kuko hari inshuti mbi zagutandukanije n'abantu bari bafite connection y'umugisha wawe. None harabaho guhuzwa n'umugisha wawe. None biraba. Ndaje kanye turaje dusenge. Abantu biyizereye ni mwicume hano imbere. Abizereye abandi musigara inyuma. Mupfukame abiyizereye. Ukore kunda yawe gusa. Uwizereye abizereye abandi muhagarare. Wowe ngaho muri iyo nda ntabwo izakwica. Ni iryo jwi rikubwira ngo uzapfa rituruka he? Niko haguruka ngubaze. Haguruka sha. Ufite ijwi rikubwira ngo iyo nda ngo ntabwo uzayibyara. Bafite ubwoba nyine mu urumva nyine kuzahwana nayo. Uhana nayo se wowe ko yaje kubera Imana, yaje kubera wowe. Niyo ndufite ni Imana ishimye kubyara. Irambwiye ngo nkubwire iryo jwi ntiwongera kuryumva, kuko ubuza amahoro, turyama, tugoheka, tusinzira, urarukanuye wahindutse umuzamu, umeze nk'amaneko, urarunetse inda itari yanavuka. Guhera none uwo muzimu ntiyongera kugukurikira. Uraryama, urasinzira, uragubwa neza, kuko Imana yanjye ni Imana itanga amahoro. Ni irabikora. Guhera none ugiye kwishima, ugiye kugubwa neza, kandi izo nzozi mbi ntizizagaruka. Wagize yerekwa iyo nda isa naho yavuyemo. Urabirota mu nzozi. Ubwo nibyo ahoraga witeze. Ndayiramiye ngewe papa wiri. Ndayiramiye ndizava. Yes, Imana yacu ni Imana iramira abantu. Irakuramiye. Uzayibyara neza. Reka nongere mbivuge. Nuwakwatuyeho umuvumo ntuzagukurikira. Uriya muntu wavuze amagambo mabi ntazagufata. Ikirakubera ikimenyetso. Ugiye kujya urya musinzire nk'akabebe, ubyuke nk'akabebe. Maze tubwire shitani ngo koma. Sha. Uhera uyu munsi utuye ninde wakuraritse? Mama Shami ni wakuraritse. Yagiye. Urahari? Okay. Wesha ugiye sha.
ugiye yewe utumye ndaje kugaruke niko sha ngwino hano ngwino hano wowe murabona uyu mwana muramureba uko angana mu myaka ye murabona atari mutoya hari imyaka 25 wari wagira ufite 20 ningahe ningahe sha 22 vuga cyane wa Mungu 22 kusha mu gatuza ufite nakiki umva murabona reka mvuga amakuru neza nyabaye tureba ufite abana batatu b'abahungu b'inshuti zawe musa naho muri nk'agatsinda mukundana iyo utari kumwe n'umwe uba uri kumwe n'undi siko bimeze mufite gahunda yo gusurwa n'umukobwa kandi nkubaza usubiza ntabwo mwicaye mukaganira isurwa ry'umukobwa uzasura umwe ninde uzasurwa muri mwe nsubiza muri abo bahungu ninde uzasurwa niba atari wowe ninde mwari uzasurwa ninde ugize umweresha uri mutagatifu nkubwire amakuru yawe ukwezi kwashize kwa 11 gushyira ukwezi kwa 12 hari umuntu wagusuye baragusuye wumvisha ari sawa umva Imana irambwiye murabona uyu mwana mutoya imyaka 22 yaragiye kugendera muri icyo kigare cy'abahungu aba babiri warugiye kujya mu rukiko ukaburana gufata ku ngufu umwana utujuje imyaka kandi nta ruhare wabigizemo ari abo bahungu babiri nabonye ku ruhande dore none butuvugana ntabwo biratinda uzaza ushima Imana mu cyumweru kizakurikira iki uzamenya abo bahungu ibizababayeho bazabafata bazabafunga kandi ntibazabafungura warangiza ukagenda usesha wowe ubu bagukatiye 40 wayibamo wayikora kazaba umufite 62 Imana ikubwiye igifunga inshuro zingahe none se watekerezaga ko kizava he mu ijuru dore niyo nzira Imana ahora sibwo bwa mbere mbonye ishyiraho mikoro uvuge cyane sha kandi ntango ni mu ndebere ya mukecuru basizariya niko nsubiza ibikubwiye inshuro zingahe bimbwiye inshuro 3 muri izo nshuro 3 watekerezaga igifungo kizava ajyaga babimbwiye nanjye nkabura ahantu kizava ukumva ntaho kizava ubu none nibwo Imana imbwiye ngo ikimukuriyeho uyu munsi ntabwo nzi nibwo bwa mbere ugeze hano mu rusengero wari usanzwe uza mpari ujya uza ukicara ugataha kuri iyo useseye uzongera utahe wigendera uko ushaka uzambona ukwiriye kuba imbere y'Imana ugasenga n'amavi agasenga n'umunwa ugasenga n'umutwe ugasenga wisabiraga Imana akazi ngenda kiga ndakiga wiga muri segonderi wiga muri university segonderi ntabwo uri gusaba undi uragashaka ngo konje genda ujye kwicara ati ashyushye aha murazi aha murahagurukana impanga fasha Mana nkora riteka mu izina rya Yesu ngikoraho barasamye ngikoraho barasamye ngikoraho barasamye mu izina rya Yesu tore
inda ye bari barayigize urutare. Donc urutare muraruzi kugira ngo ibeho imeze nk'ibi. N'uyu mwanya indi igikubyimba nutari ukibaza impamvu y'ibyakubayeho. Uwamuroze yayihinduye urutare iragagara ku buryo wagira ngo ni umupira urimo umwuka. Guhera nona Imana irakubohoye mu izina rya Yesu. Tegetse uwo mwuka kumure kuri teka ryose, tuzongera gukora mu izina rya Yesu. Arasamye, iki gisuzuguro wari ufite kikuvuyeho. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye ko umuhaye impanga. Amina. Ela sota rakoshama, ndagushimiye ko uyu mwanya mwami utanze abana kandi urakoze kubikoze mu izina rya Yesu. Ariko nkuriya mugore agushaka iki? Wowe suramuzi mukubwire, dore ni mwene wanyu kandi mwene wanyu wirirwa guhamagara kuri telefone. Mpereza telefone yawe mukwereke. Pereza mukwereka ntujya gutongana. Ntabwo uri butongane, nta nduru uravuza. Ntabwo njya mvuza induru. Iri gushobora kuba utayivuzaga ariko umunsi ukayibyukana. Ntayo mvuza ko n'ubundi andoze ki andoze guhera kera ariko ntabwo muzi. Ngo andoze undoga guhera kera ariko ntabwo muzi kandi ntabwo namuzi. Igihe cyose ahora akurikirana amakuru yawe kandi nguhe nshamake yabyo. Arakubaza ngo ese na n'ubu nta kiragenda. Icya kabiri, ajya gutumaho umuntu akaza kukuneka kandi akamushyira amakuru neza. Ntabwo utongana ko mbona ufite mahane. Ntayo ufite. Imana irambwiye guhera none ikatinze konegisiyo ye hagati yawe nawe. Ibyo uvuga ngo ahereye kera kuroga yakoreshaga imbaraga nke, uyu munsi yashyizeho izindi mbaraga ku buryo wowe muramureba uko ameze, basa n'abamupfundikiriye mu kibindi cy'amazi. Ubu none tugiye kukimena. Bakoze ibima mu muzenguruke gutya, nimuse n'abamuzenguruka wenyine. Comokamo gutya bakuzenguruke, mufate umugongo, mufate inda, mufate umutwe, kwita umuzimu wari waraboshye ubuzima bwe. Mana y'imbaraga n'ububasha n'ubushobozi, dutegetse uyu mugore wari waramuboshye amurire kuri ubuzima bwe bwose. Ndagushimiye kaka kanya usenye uyu mwuka kandi iki kintu yari yaramuboheyemo turagishwanyaguje mu mbaraga z'umwuka wera. Reka dukomere Yesu amashyi twabikoze. Mufashije kandi ahantu uramufite kuri WhatsApp. Nimuhaguruke murizeye, muzamura ibiganza hejuru. Mana mu izina rya Yesu ngisenga gusa aba bantu bizereye, nimukore ku nda zanyu, muramukoze ku nda z'abo bantu. Turategetse mu izina rya Yesu umwuka w'ubugumba nukurwe kuri bo babyare, kandi dayimoni yose yari yarabahambiriye turayisenye mu izina rya Yesu. Utanze abana bidasubirwaho. Uyu munsi ndagushimiye ko ukoresheje iryo tegeko. Iminsi mike bazaba batwite, abo bazajya bababwira ngo burya twarasamye. Ubwo buhamya tubwakiriye tugukomera amashyi n'imbundu nyinshi. Bakoze kubw'ubuntu. Nimuse n'abasuyemo hano ndagira ngo mbabwire akantu, nimugende mwicare. Usibye n'akazi, Imana irambwiye ngo umwuka wose umaze iminsi urwana nawo ushaka kukunyaga urarangiye. Ubutaka waburanaga bugiye mu biganza byawe birarangiye. Icya kabiri, mwuka w'Imana arambwira ngo nkubwire uku kwezi kwa kane ugiye kwinjiramo uzaba warabonye akazi uryoshye utameze nabi, kandi ukwezi kwa gatanu
uzazana ituro muri rusengero uzushima Imana. Uzarizana papa? Uzarizana? Uzarizana? Uzandya? Ndumva ko azani. Uzarizana cyangwa uzandya sha? Uzarizana? Azarizana? Hanyuma Imana irambwiye ngo guhera none ukwezi kwa 8 n'ukwezi kwa 9 inzu yawe izaba yaruzuye. Inzu yawe uri kubaka izaba yaruzuye, kandi iyo nzu izagukuraho igisuzuguriro mu maso y'abarupinzi. Genda ubake etaje sha, genda ijyemo we. Ya mu batambyi. Uyu ntiwigeze ujya mu by'iyi si byo kwiyandarika. Yakuriye ku birenge by'abamurera byiza. Imana irambwira ngo wahujwe n'uyu kugira ngo uzarinde amavuta ye kuzarinda asaza. Icya kabiri ni wowe mwinginzi we ugomba kumwingingira, nta wundi mu itorero niwe ugomba kumwingingira. Amavuta winginga buri munsi ukinginga azajya musesekara. Ijambo rya gatatu Imana irambwira ngo uko wahora gusenga ntiwaryamaga ntiwagohekaga, abari kuzakomeza kumwingingira kuko imigisha yose ifungiye muri wowe. Reka dukomere Yesu amashyi menshi arabikira. Mbwirwa makuru Imana irambwira ngo hari umunsi umwanzi yari yakuririye wari ugiye gupfura umukobwa, ubuzima bwawe neza bukarangira. Yarakwimanye irongera irakwimana, ariko yakwihereye impano. Iyi ni kado wahawe. Uyu mugore ni kado simuzi, ntabwo nari nagera ni Burundi kuva mbayeho, ariko mva uyu ntiyavuye ku mavi y'umuntu, yavuye ku mavi y'Imana. Tele kona serema tere washayima kosiba etoke washakosidebo. Imana irambwira ngo amaboko y'Imana azakurinda, kandi uri nyirakuruza amahanga. Ibikomangoma bizagukomokaho, abami bazagukomokaho, abanuzi bazagukomokaho. Aradola selemana wa intumwa zizagutara amakoshaibo. Yama washakosidebo. Imana irambwira ngo uri igicaniro kitazazima, kandi muri wowe harimo ishyanga rizagukomokaho. Uri umukozi w'Imana udasanzwe, uri umunyamavuta nubwo avuga makeya, ariko Imana yaragusize irabizi. Uwiteka arambwiye ngo muri wowe nta ndizigera ivamo, kuko inda zawe zose zirabaze. N'abana bazavuka babyawe n'Imana, abo bana bazakura barezwe n'Imana, abo bana bazakomera. Muri Burundi muri transit, i Burundi muramara igihe gito kitarenze imyaka 5. Umwaka wa 6 ni muzaba muri Burundi. Uwiteka azaherekeza intambwe zanyu, muzurira indege itorero rizabaherekeza. Uwiteka azabi muri Burundi muzavayo. Reka dukomere Yesu amashyi, urwo rugendo ruzasohora. Ela sako shaka rako shaibo. Imana irambwira ngo nkubwire, uyu mugore ntakeneye irindi shuri yarigishijwe n'Imana. Uyu murebe yarigishijwe, ntakeneye irindi shuri kuko ubuzima yaciyemo ni ishuri. Uko wakubitikiwe aho utagakubitikiwe, uko waciye mu muriro utakawuciye muri umwana w'umukobwa, yagutozaga kuzaba umugore w'umupasiteri, yagutozaga kuzaba mama pasiteri, yagutozaga kuzarinda amavuta y'abashumba. Uko yakureze ikagukuza, uko niko Imana izabana nawe. Hari imbaraga Imana iguhaye, hari andi mavuta Imana iguhaye, hari ubundi bwiza Imana iguhaye, kandi ibitero bihora bikugabwaho nuko bizuriwe. Uri impano, umugore w'impano. Umunsi wakoze ubukwe induru zaravuze, abantu baratangaye. Ubukwe bwanyu sinabubayemo, nta nubwo nabayemo, ntabwo nzi, ariko Imana yarabutashye n'amaguru iraza iragenda. Abarundi baravugishwa, abanyarwanda baravangirwa, baravata ibi nibiki. N'Imana yabikoze, ni muhumuri yabahuje. Dore izabana namwe, izagendana namwe, izabarinda muzajya hose, izicarana namwe mukora umurimo, izakorana namwe, ntizabasiga, ntizabahana. Dore Uwiteka azabajya imbere, kandi azabasumbisha izindi ntambwe, kuko Uwiteka agiye kubageza heza. Mureke imodoka muvuga, Imana igiye kubaha imodoka. Nagiye kubona mbona ni imodoka ntabwo iragera hano iwacu mu Rwanda. Ni imodoka zizaza ari cyashya, na hano mu Rwanda ntazihari.
Imana igiye kubikora. Icya kabiri, Imana irambwira ngo nkubwire ababyeyi bagushyingiye bari Burundi, reka mbagutumeho uzabambwirire ngo umugisha w'Imana ubariho kugeza muri Amerika. Bafite umugisha bazakura neza bakicara muri Amerika, kuko Uwiteka wakubibyeho wese azagusaruraho umugisha. Tureba reka mubwire, irambwiye ngo mbabwire uyu mureba yagendanaga agahinda ariko adashobora kubwira undi muntu wari we wese, ku buryo yashoboraga kwicara akigunga akavanga ibyanjye biri mu mutima wanjye ndabigumana. Umva, ni wowe muntu ugiye kwishima kuzaruta abandi bose, ni wowe muntu ugiye kuzanezerwa kuruta abandi bose. Mureke mbabwire ikintu gitangaje, Imana yambwiye ngo yazaririmba indirimbo nshya, ajya repeta aze yandika indirimbo, azandike zivuye muri we kubw'ibyishimo n'umunezero Imana igiye kumukorera. Ariko muranyikirije yemwe muvuge ngo amena. Imana irambwira ngo mu muryango iwanyu igiye kugukuraho igisuzuguriro, igiye kugukuraho igitutsi. Dore abantu bose bazatangara, uzabyara abahungu n'abakobwa, uzagira urugo rwiza, uzagira urugo rw'amateka, abakureba bazatangara kuko Imana irakubohoye, Imana igukuye ahantu, Imana irakuzituye, Imana iranasela kotarama zeri washako saibo. Mwuka wera tegeka, kandi guhera nona ibirenge byawe ndabizituye, ugiye kugenda ukandagire mu bihugu 22. Uyu ni muzima, ni mumwicazaho, ndaje musubiza ubuzima bwe. Ikibazo yari afite cyamaze kurangira, ndaje ngikemurira aha twamaze kwatsa umuriro. Uyu mureba agiye kubyinira hano tukira, ntabwo dusaba ngo ataye kubyinira mu rugo, arabyina none igisirimba turagishiramo arakibyina. Timurebe ukundi yikoreye amaboko uyu murajure amavuta ndiho none aha niyo wamuzana yapfuye twasenga kazuka. Tali wasedo rako shama rakasi toyiba shaibo eneko shaibiwa. Uwiteka aravuze ngo guhera none ugiye kuba ukomeye. Guhera none aha amarira warize agiye gushira burundu. Guhera none aha ikintu cyari kintu cyitwa gahinda Imana irakirangije. Guhera none aha amarira warize ntabwo uzongera kuyarira. Guhera none aha aba badayimoni 24 Uwiteka arabarimbaguye, abakuye ku buzima bwawe. Urasohotse, usohokeye mu munezero, usohokeye mu mbyino z'abanezerewe. Uwiteka agiye kubire demana seko shama tereko shalama iwayi shaibo eri wasito tiko shaibo. Urakoze mwuka wera. Imana irambwiye ngo kandi kuva mu buto bwawe ukiva mu nda ya mama wawe wahuye n'amakuba menshi, ariko Uwiteka arakurera urakurasha. Ubundi Uwiteka arambwiye ngo nkubwire uzamukorera, uzaririmba, uzanezerwa, uzatanga ubuhamya, uzavuga imirimo y'amaboko y'Imana. Guhera uyu munsi Imana irakuzituye, amaboko yose yari yaraguhambiriye arakurekuye mu izina rya Yesu. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi irabikwiriye. Akazi ukora uragakorana ubwoba, Imana irambwiye ngo ntuzongera kugira ubwoba ukundi. Abantu benshi urabatinyuka bikanga ugasa naho udashaka kwegerana. Imana irambwiye ngo kugiye kukumara agahinda. Mureke dukomere Yesu amashyi menshi arabikwiriye n'umugira. Mwebwe muri abasivile nicyo kibazo cyane. Wowe ufite kibazo ki? Umutwe uri kukurya, umutwe uri kukurya ngo urekure. Wa mutwe ngo reka kurya umwana w'abandi. Wa mutwe kandi unyumve, sinkwinginga sinegosia. Ubu nyine wa mutwe we ubu nona birakurangiranye, ntabwo nongera kuvuga menshi. Rekura wa mutwe we, rekura wa mutwe we, ngaho haguruka. Ngwino shankurikira, kurikira yewe. Ndikubwira umutwe ntiwongera kugufata kandi ntongera no kuwukoramo. Mwongera uhindukira umkurikire, vuga ngo nakize umutwe byarangiye. Byarangiye nta mutwe wongera kukurya. Erega umutwe nawe ubwe wumvishije, wumvishe. Muragira ngo ndasakuza se vuga amagambo menshi? Ibi ntabwo bisaba gutegeka.
hari ibintu bidasaba gutegeka ukavuga isi kumva. Imana yaduhaye ururimi ruvuga isi ikagira ute ikumva, ikubaha, ikubahiriza amabwiriza y'umwami. Guhera nona agiye gukira abyine ngaho tera haleluya sha, yiteresha. Nkurikira uyitera we, nkurikira uyitera we, genda utera haleluya nkurikira. Nongera unkurikira utera haleluya, ongera ukatutera haleluya sha. Tera haleluya nta kindi kibazo cyari gihari, nihaburaga haleluya gusa abazimu bakagenda. Ongera uyitere cyane rata, ongera uyitere Satani abyumve, ongera uyitere ikuzimu abimenye, ongera uyitere Satani amenye ko dufite Imana, ongera uyitere abazimu bashye, ongera uyitere ikuzimu abimenye. Guhera nonaha birarangiye, abaye muzima. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Umwana w'Imana yabaye muzima, yabaye muzima, yabaye muzima, yabaye muzima, yabaye muzima. Byarangiye ze kota koshama talaka shako site koma shaiwa ela sikiti koshaibo. Ngwino nkurikirurira hano ku ruhimbi ngushinganisha. Aho uhagaze ni ku gicaniro, wabikoraga ntiyongera kubikora. Hagarara hano. Urumva umeze ute? Ngo yumvishe ikintu kimwomorokaho, ni mwe mukoro yivugire ngo ikintu kimwomorotso kiragiye. Kiramwomorotso kiragiye. Ntabwo erega nababwiye ngo mwebwe murakinisha amavuta ari hano. Ubu nonaha nshobora kuvanga upfe ugapfa, ariko sinatinyuka gukora aya magambo. Mvuze ngo baho wabaho. Muzi icyo bita Eliya bajyaga bahagararamo na mahirwe chance babaga bahawe, icyo bita favor anointing, na amavuta Imana yabaga yabahaye kubw'ubuntu bwayo uwo munsi. Bakinga ijuru rigakingika, bakingura rigakinguka, baboha bikaboheka, babohora bikabohorwa. Bibiliya ivuga ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkamwe, yari mugabo nkawe, yari umugore nkawe, ariko favor y'Imana, favor anointing, amavuta y'Imana yabaye yaje, bakaboha bakabohora. None uyu mugoroba ndakubohorera ibyawe. Urizeye ngubohorere? Okay, niba wumva bitabohoka taha. None se ubundi urimo uramara icyaha? Niba wumva ibyawe tutakubohorera mu isengesho, tuguhaye akanya taha mu rugo. Hasigara umuntu wizera ko ngiye kuvuga bikaba, kandi singe ni Imana ivugira muri nge. None se uyu nguyu nikosha uvuye kubaza, uvuye uteye uturuka? Nakuye Nyabyondo mu gitondo. Ni mu makeri wandaritse. None se wari mu rusengero hano? Nari mu rusengero nuko nari ntashye gukubitira. Utashye dayimoni gukubitira hanze, ariko irakoze no kugusekurira hanze ukagaruka. Iravuze ati ariko nguye atahajya he, iramusinobera hanze ati ndagarutse we, reka nyikwamururireho rimwe sha. Hanyuma dore ibintu byari bikubayeho. Murabona icyo bita abadayimoni b'abahozi nibahuye nabo hanze. Uri hano mu rusengero ari kibazo arufite, byari gakeya, ugeze hanze birasakuza, nabazimu. Urakize? Subiramo ngo ndakize. Subiramo ngo ndakize. 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 Ngicyakomorotse wumva ari giki? Ngaho zamura amaboko, pfukama hasi. Mana mu izina rya Yesu, aha ni ku ruhimbi rwawe ahagaze, tumwamuriyeho iki kintu ntikizongera kumutera ukundi. Dayimoni rekura, soka, fire mu izina rya Yesu. Nta nubwo urashaka, ntabwo urashaka sha. None se ushaka umugabo? Erura wa mukobwa we cyangwa ndawushaka? Soko mushyiraho mikrofone. Ushaka umugabo ndumushaka? Mujye mwerura amarangamutima yanyu. Ndamushaka. Uramushaka? Ninde wakuzanye? Umuntu wamuzanye muhe nitangaza bimenye. Ninde wakuzanye? Wewe wamuzanye. Uyu bagiye kumusaba bamukwe, atari uko ari mwiza kuruta abandi. Munyumve neza. Ahapfukamye gusa, ahapfukamukanye umugabo. Ubu tuvugana uyu bagiye kumusaba bamukwe. Ntiwongera kuribwa ukundi, ubaye muzima.
mu muryango iwabo hari umuntu wagize ikibazo cyo kurwara mu mutwe. Mu muryango wabo wowe urabizi, ni murumuna wawe? Tubwire, hari uwagize ikibazo cyo kurwara mu mutwe? mbona bameze nk'abacanganyukiwe. Baracanganyukiwe, niko avuze ngo umuryango w'iwabo baracanganyukiwe. Kandi koko baracanganyukiwe, ni ukuri kw'Imana. Ariko Imana irambwiye ngo wirira, Imana igiye kubwuyu n'umuryango we uprofitiyemo. Baravangiwe, ariko Imana igiye kubicangura mu izina rya nde? Mana ndagushimiye kubikoze, kandi guhera none murambitseho ikiganza, uru rugo ruzubakike, azaba umugore ushimwa, azaba umugore w'ingeso nziza, azakomere kandi akomere rwose. Ndagushimiye ko atongera kuribwa. Dukomere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye. Ngaho tera haleluya. Haleluya, haleluya. Urumva umeze ute? Nkize. Subiramo. Ndumva nkize. Subiramo cyane. Ndumva nkize. Haguruka witahire. Kandi murebe ukuntu muje mu musindagiza, ariko dayimoni zarasaze, ariko harafite dayimoni ikomeye. Dore nkubinsi indegeje ukuboko. Hagakwiriye kuba harimo resipa na visa zinyinshi, ariko hari aho byageze bisa naho bigize ute byihagaritse. Nicyo nari ngiye gukora kuri pasiporo yawe. Nugaruka nzayisengera, bizaba bifungutse. Miliyoni 100. Reka mbabwire, ndi imbere y'Imana nkorera, Imana ya Isiraheli, Imana yimika ikimura. Uyu mureba yari afite umugisha wo gutera imbere, ariko ibintu byose byari byakuzambanye. Umva uko Imana ivuze, igiye kwishyura ibyo igomba kwishyura. Miliyoni 100 urazihawe. Iya matelefone aguhamagara akakuba ukumva utaye umutwe, birarangiye, kandi ridene ririshyuwe burundu. Ririshyuwe akagahinda wari ufite ko kurara wibaza ngo Mana ibijyanye biragenda guta amaherezo araba yaye. Data none reka dusubiremo ngo none aramufunguriye mu izina rya nde? Aramufunguriye mu izina rya nde? Hari ubwo nge tuziranye uninde wakuraritse ukaza hano? Ni umukobwa uririmba hano? Mwa bakobwa mwe muririmba, ninde wamuzanye? Batashye abakobwa baririmbye. Dore umugisha uhawe uhera none. Inyatsi yari yaraturutse hariya niyo ngiye kuziba isoko yayo. Wibazaga ibintu bitatu, Mana niki ndakora ko ngerageza nkirwanaho, ko nagerageje kugira ngo niteze imbere, iyi borokaje iravahe? Ibi bintu bintambamira ngabona umugisha uhagarara, bivahe? Icya kabiri ukibaza ngo nibi mu muryango niki, ukabura igisubizo. Icya kabiri, uyu mwanya hari intonganya zazanywe na Satani. Imana yanze ko zinjira mu rugo rwawe zikazamara igihe kirekire utazi impamvu y'izo ntonganya. Icya gatatu, Mwuka w'Imana arambwira ngo irabaramiye. Mwari muhanutse, irabaramiye, bari bahanutse, irabaramiye, bari bahanutse. Reka tuyikomere amashyi bikwiriye. Wari urimo wiporoporeza kugira ngo uhindure business, ngo uhindure basi urebeshe ikindi wakora. Guma kuri hariya. Hanuye miliyoni 100, kandi papa urinda zihanuye. Miliyoni 100 zije mu biganza byawe. Ntureba, murebe uya atinya gukena. Uyu mureba atinya gukena we, kandi pe icyo ari yabaroze bwari ubukene. None Uwiteka arakuruhuye. Uko upfukamya ugiye gupfukamukana igisubizo. Ubwoba n'amarira umaranye iminsi bisigaye hano. Kwibaza ukanisubiza birarangiye. Imana igiye kugusubiza. Mutunga ibiganza hano tumusengere.
sohoka murekure, ntabwo apfa. Genda ntabwo tuvugana, nta negociation dufite. Sohoka muvemo, genda iruka, vuza induru, gende vuza induru, subira wari wavuye, subirayo katika jina la Yesu, subirayo. Genda ndagutegetse, genda daimoni, muvemo, genda. Uyu mudaimoni ateye ubwoba, mureke mbabwire bera b'Imana, nimudasenga bazabatoraguza amashashi. Dore nk'ubu uyu mudaimoni Imana irambwiye ngo arashaka kumutwara umwuka, tugasigara dusa n'abasengera umurambo. Donc afite tekinike y'uburyo ashaka kumukuramo umwuka, akagagara, agahwera, tugasengera umuntu amasaha. Ariko nona kubera favor y'Imana, kubwa favor y'Imana, nuba amaguru yagagaye yamaze kugagara tayari. Hariko imbaraga z'Imana. Tarako sarama, rakura, genda, soka, nakura ubwenge, soka, genda, soka, fire, rakaserama, fire, genda, soka, katika jina la Yesu. Uramurekura, lekota rako shako siyama. Uramugagaza, ntabwo nkwemerera. Ntabwo ushobora kumugagaza ngo nkwemerere. Tumugagaza ngo twemere. Mutunga ibiganza hano. Ntabwo uramugagaza. Soka fire. Genda, muvemo, irukanga. Aho uryamye ni mu muriro, irukanga, vuza induru, genda, vuza induru, sohoka, wagakecuru we, sohoka wagakecuru we, waje kumara iki muri we, soka, va mu mutwe we, soka, genda, soka. Afite agakecuru kaje gutwara ubugingo bwe, kandi kaje kumwica urupfu n'agashinyaguro. Hariko Imana irambwiye ngo igiye kumugarurira ubuzima. Reka tuyikomera amashyi menshi, irabikwiriye n'umwungeri mwiza. Genda fire, soka, rekura umutwe, rekura ubwonko bwe, ntabwo uzongera kujya umutura hasi. Genda, vuza induru, aha ni mu muriro, ndagutwitse, genda, rekura, sohoka, muvemo, genda, soka, dusubiremo ngo fire katika jina la Yesu. Ubu yarayiraranye, teleko siko shakaraka sikerema, toleko lama sidebo. Rekura inda ye, soka, fata muri inda ye, fata muri iyo nda, nicyo gice cy'umutima. Donc birasa naho bifata umutima, birashaka gusa naho bifata umutima we, birasa naho bifata umutima bikawuga. Soka, genda, va muri inda, wanzoka we, genda, va muri inda, wanzoka we, sohoka, wanzoka we, sohoka, genda, sohoka. Kapapiye mushwari, papi zashize. Arafite umukecuru asa naho yamutamitse mu inzoka, iragenda muri we. Hariko Uwiteka arazura,
abeshaho 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 nimutegeke rekura iyo nda rekura iyo nda rekura iyo nda rekura soka 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 genda vuza induru va mu bwonko bwe va mu mutwe we genda 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 soka 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 katika jina la Yesu. Mukore muri yo rekura uyu muhogo rekura rekura genda 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 sohoka sohoka muri we 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 sohoka 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 genda 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 rekura uyu muhogo rekura genda sohoka. Umurekure nta kibazo umurekure turebe mumwicazeho gato mumwegureho mumwegureho gato murebe ko yeguka mufata amaboko mwongere musubiremo ngo umuriro fire 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 reka dusenge fire 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 uragiye irakurangiranye soka genda genda diamond soka genda genda soka 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 katika jina la Yesu. Urakoze kinda ayirekuye soka 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 fire katika jina la Yesu. Urakoze mwami reka dukomere Imana yacu amashyi umurekure. Reka mumureke turebe haguruka ku maguru yawe reka dukomere Yesu amashyi menshi reka dukomere Yesu amashyi. Imana irambwiye ngo afite umukecuru wari waramutanzeho igitambo ariko kubera imbaraga z'Imana none aho umukecuru aramurekuye icya kabiri yari yaratwaye urushako rwawe ngo ntabwo uzigera ushaka. Imana irambwiye ngo guhera uyu munsi iguhaye ubukwe bwihuse kandi iki kintu uburemere cyari gifite cyo kuba kigufata kikakuzunguriza kikagutura hasi
uyu muzimu ntabwo azongera gukora ku buzima bwawe. Reka dukomere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye. Reka musubiramo aya magambo ngiye kuvuga. Vuga ngo Mwami Yesu, guhera uyu munsi nakiriye imbaraga, nakiriye imbaraga, nakiriye imbaraga, nakiriye ubuzima, nakiriye intsinzi, nakiriye kunesha. Uyu murozi ntazongera kunkoraho. Ndashinganye mu mbaraga z'umwuka wera. Urakoze Yesu, kumbohoye, 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 kumbohoye. Reka dukomere Yesu amashyi kamubohoye. Guhera none ugiye kuryama usinzire, kuko uyu mwuka wakubujije amahoro, wari ufite ubwoba buri hejuru cyane. Imana igukuyemo uwo mwuka w'ubwoba, mwuka w'ubwoba wa Satani. Uragiye mu izina rya Yesu. Reka dukomere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye n'umugero. Hari icyo ushaka kuvuga? Hari icyo ushaka kuvuga? Reka tumuhe microphone twumve icyo avuga. Iyi ni umwaka wa kane byamfashe ntangiye kaminuza nkajya nitura hasi akagahanga ku wa kane wa gatanu nijoro kubisa agahanga hasi tukanguye hasi akaboko nako kajya kavamo. Nararyamye nsanga nabyo byamfashe, ngira uko nambara ku buryo akaboko kavamo nibyo byamfashe, bigenda binjira bikemuka. Kugeza aho numvaga ku wa gatanu nagiye kurara ku rusengero, ariko akenshi byabanje kumfata turi kurya. Twaba turi kurya turi kuganira gutya nkashiduka naguye hasi, njya kwa muganga barambwira ngo ni umutsi wo mu mutwe ngo wazibye, ariko abo tubana bakambwira ngo uburwayi afite ntabwo ari ubundi burwayi, bwo ni imyuka mibi. Ntangira kujya mfata imiti y'indera ngo ni umutsi wazibye, ariko bakambwira ati nubwo ashobora kuba ari umutsi, ariko ukuntu bigufata ntabwo ari ibintu bizima, ntabwo ni imyuka mibi. Byaramfataga kenshi cyane, ntabwo twaba twicaye, akenshi bikamfata turi kurya. Bivaho kujya bimfata turi kurya, noneho nkaryama, najya kuryama nkashiduka abandi hejuru ngo bumva ndi kuvuza induru. Reka zaduhe test. Kuriya mwabonaga mu nda inda irabyimba kamera nka baro bahaze, uko basenga indi gasubirayo. Ku wa gatanu rero akagahanga uko mubona gutya nakubise hasi, nagiye gusenga ku rusengero turarayo, ngira ibitotsi. Ariko ubwo mbere yuko njya ku rusengero kurarayo turi kurya, numva iyo bigiye kuza numva ikintu cy'ubwoba mu mutima wanjye nkatokesha. Akenshi ari ubwo ntokesha nkajya kuryama, ari ubwo bifatira mu nzira ntaragera mu cyumba nkagwa hasi. Ndabyumva ku wa gatanu ndavuga ati mu izina rya Yesu, ndavuga ati reka njye gusenga. Bigeze nka saa 10 ndavuga reka ndyame mu ntebe yo mu rusengero, meruka ndyama shiduka bo mu rusengero bandi hejuru bari gutokesha. Oya n'ubwa nyuma ntabwo azongera kwitura hasi. Reka tubwire Satani, tumubwire ngo birarangiye kandi ntibizongera. Reka umunota twakererewe tubohora abantu, tuzamuha umwanya bivuga ari ku manywa ari kare, sibyo byiza? Kuko nawe arababaye, ariko tugize umwanya twaza gufata andi masaha. Ihangane, uzaza kwa gatatu uzaza ubivuge, ariko n'ubwanyu ntabwo bizongera ukundi, n'ubwanyu. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Nta mpamvu, imyaka ine irahagije umuntu ababaye, birangirire. Imana iguhe umugisha. Reka dusanza kuri uyu muntu tuvuge ngo fire, fire, fire,
Yesu, mu izina rya Yesu. Wa mwuka w'ubwoba we ntuzongera kumufata ukundi. Murekure, 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 sohoka, vuza induru ugende. Ntabwo uzongera gukora, byarangiye. Genda, genda, genda. Murekure, genda. Ijyane, ijyane wenyine. Ijyane, ijyane daimoni we. Ijyane, 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 ijyane. Vuza induru ugende, vuza induru ugende. Sohoka muri we. Genda, 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 genda. Sohoka ugende, muvemo, muvemo, muvemo. Sohoka, sohoka muri mutima. Sohoka genda, ntuzongera gukora. Genda, genda. Rekura umuhogo we, rekura umuhogo we. Rekura, sohoka, sohoka, sohoka. Genda, genda, vuza induru, vuza induru, vuza induru, genda. Sohoka, sohoka, nta buturo, nta mwanya, nta mwanya, nta mwanya tuguhaye. Genda, genda, genda. Rimwe, sohoka. Kabiri, sohoka. Gatatu, sohoka. Muvemo, genda, 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 nta mwanya ugifite. Genda. Mu gituza cye ni uwo mwuka wari uryamye. Uragiye, rekura amaguru. Sohoka, 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 genda. Abwongera gukora. Sohoka, 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 sohoka katika jina la Yesu. Genda. Ariko daimoni ni gitangaza, ziratinyuka zikanyama mu gituza, zikagenda zikakisegura. Imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuriro. Genda, 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 nta buturu ugifite. Vuza induru, vuza induru, ugende, vuza induru, ugende, vuza induru. Sohoka. Mureke, mureke gato, mureke gato. Nzikure muri iri josi. Genda, 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 genda. Vamo muri iri josi, va 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 muri iri josi. Sohoka, 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 genda, sohoka, genda, 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 genda. Waturutse, 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 waturutse. Daimoni waturutse. Fire, 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 fire katika jina la Yesu. Shakira mama kazi tatu. Ni style. Mureba ko nkora nakazi nanjye gateganya. Ababirero bakabireka ariko sibyo gutera umuntu agatarwa isi. Telekola seto rako shama. Murekure, rekura genda. Rekura. Uyu mwana ninde umuzi? Ninde umuzi hano? Imyuka yamufashe yavuye muri Tanzania. Kandi biratangaje. Iyi myuka uburyo yahuye nayo ni gitangaza. Yahoberanye n'umuntu w'umusore. N'uyu mwanya afite ikibazo gishobora gutuma ahuye n'uwo muntu yamukurikira. Asa n'uwamusize icyo kintu. None aha n'Imana igiye kumukiza. Ntabwo azongera kwiruka. Oh! Genda, 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 genda. Soka, soka, genda, genda. Soka, muvemo, rekurinda. Genda, genda. Fire, fire, fire. Soka. Muramurekura, muramurekura, nta mwanya mugifite. Rekura, 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 genda. Ureka agasuzuguro. Daimoni rekura. Soka, 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 sohoka, 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 sohoka. Uragenda, uragenda, uragenda. Uragenda, 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 uragenda. Uramuvamo, uramuvamo, uramuvamo. Rimwe, kabiri, gatatu.
gatatu fire genda 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 muvamo va mu bitekerezo bye rimwe kabiri gatatu kane gatanu fire gatandatu fire fire katika jina la Yesu rekuriza intoki fire 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 katika jina la Yesu murekuriza intoki murazirekura dore uko intoki ziseze imbere dore uko abadayimoni bahita bataka intoki dore intoki neza dore birataramye zise zisharamati tugenda dayimoni uramurekura ntabwo nkwemerera kumutahamo bizakurangiranye soka 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 genda soka genda soka genda soka genda soka genda soka rekura intoki soka genda fire soka 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 fire katika jina la Yesu urasire kuri izo ntoki soka muri izo ntoki soka genda fire katika jina la Yesu fire genda urasire kura fire genda fire genda fire genda fire genda katika jina la Yesu urarekura izo ntoki soka soka rekura genda ntabwo uzongera gufata izi ntoki zifashwe na Yesu 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 ibiganza bifashwe na Yesu birakurangiranye soka muri izi ntoki soka muri izi ntoki soka katika jina la Yesu reka dukomere Yesu amashyi menshi harabikwiriye n'umugeri mwiza umwuka w'Imana yambwiye meze ute zamura ibiganza umuntu w'umutanzania w'umusore mwaba mwarahuye uramuzi n'umusore n'umugabo w'umutanzania aba muri Tanzania iwanyu ni burasirazuba igitaramo nta muntu w'umutanzania mwahuye ari umutanzania donc niba ari umunyarwanda ariko abatanzania mwagiranye n'umunyakenya wari waraje kudusura inshuti y'umugabo n'umunyakenya ariko ari umunyarwanda ni Kenya ni Tanzania ni muri Kenya niyo atuye ntabwo nyine nabonye atuye muri Kenya nagiye kubona mbona ahubwo Tanzania niho akorera cyane ndetse n'ibintu afite nkubaze nta gihe wumvishe ko gusuhuzanya nawe hari ikintu biteye Imana ibagire neza ntimuzi naho mupfira ariko Imana yirahazi reka dushimire Imana kimukijije reka dushimire Imana kimubohora guhera uyu munsi umwuka w'ubwoba urarangiye ntiwongera gutinya iki kintu cyari cyaraje kugutwikira ngaho tera haleluya dore urakize haleluya 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 yemwe mureke dukomere Yesu amashyi menshi harabikwiriye dufite amasengesho iminsi 40 azatangira kuwa gatatu ayo masengesho iminsi 40 azaba afite insanganyamatsiko ivuga ngo kwiyambura umwambaro ushaje tukambara umwambaro mushya se murumva uwo mwambaro nta mwambaro wakamburwa